muhaye ikaze mu kiganiro Isheja na Yambi podcast nyarwanda, podcast nziza cyane aho twiyemeje kujya dufata umwanya tukaganira nawe ku bintu byatwubaka mu buryo bugiye butandukanye. Nitwa Yambi Fabrice, ndi kumwe na Miss Isheja. Niba ugira akazi ukora ntabwo nzi ariko akariko kose gakorana umuco, ikinyabupfura, umuhate, ufasha n'abagenzi bawe mukorana bakwigireho umuco ukoresha muri ako kazi, babone n'umuhate ufite kudacika intege, nabo bakwigireho. Uriya umuntu uri mu myaka 18 hari ukuntu umuntu aba yiyumva umuntu aribeshya. Numvaga ndi muto ku buryo ikintu cyose gihari nagikora, igihe cyose uzagikora. Yes, kandi nkumva yuko niba ari ibintu nshaka, niba ari inzozi zanjye nshaka kuzageraho, uzazigeraho. Nkumva ko nyine ari ibintu bizaba, nta bintu bya stress byo kwivuna cyane. Yego. Nkumva ko ibintu nyine ngewe nekereje bigomba kuzabaho. Yego. Ariko nkirengagiza yuko bya bintu nshaka, bya bintu mpora nekereza yuko bya bintu bizasaba n'igihe cyo kubikorera. Ikindi mu gitondo hari ukuntu abyuka guri bujye ku ishuri, hari igihe gikonje, amazi wayatinye, ibintu bimeze nabi cyane. Mama akakubyutsa, byuka ujye ku ishuri amasaha yageze. Nsibye byaba bitwaye iki? Nkazajya yejo. None sintekereze ko ejo n'undi yombeho nabwo izabihari. Gukora igikwiye kabone nubwo haba hari ibikugoye cyangwa se bikugerageza, ariko icyo kintu kagikora. Umuntu ufite umuco w'ubutwari ntabwo ajya ahunga inshingano ze. Icyaba icyo ari cyo cyose akora icyo bisaba, ariko akuzuza neza inshingano ze, agaharanira ukuri, akirinda ikinyoma. Yego. Ikirenzeho nuko icyo ashyira imbere ari ugukora neza no kugera ku ntego ze. Uyu muntu uteye gutya, ukora gutya, aba ari intwari. Kudasuzugura akazi ukora. Iyo utegura ejo hazaza, ntago hategura uri mu rugo uryamye, ntago hategura uri ku muhanda wicaye. Uko biri kose ubifite akazi ukora cyangwa ufite business washinze ugomba kuzaheraho. Rero ukuntu mbyumva uba ugomba kubaha ako kazi ukora, kabone n'ubwo waba ukorera abandi. Aho hose n'abafite ibigwi byiza. Yewe si no kwirirwa ujya kure, unarebeye inaha mu Rwanda iwacu dufite umuntu tureberaho w'icyitegererezo, umuyobozi wacu. Umukuru w'igihugu ni icyitegererezo kuri twe urubyiruko n'abanyarwanda bose muri rusange. Iyo twumvisha amateka y'ibyabaye tutaranavuka, iyo twumvishe ibyo yakoze, uburyo yafashe inshingano, uburyo yagize umutima ukomeye, ni isomo rikomeye ritwigisha ko tugomba kuba intwari, tukagira umutima w'ubutwari, tukagira umutima ukomeye, tukihangana, tugakomera, tugakora ibintu bikomeye. Yego. Nk'abantu tujya tugira igihe twumva dukeneye gushinga business, ariko iyo business ntuganize mugenzi mubaza ati ko mfite amafaranga nkeneye gukora iki kintu, urabona ruwe buryo nagikoramo, nagikorera he, nibiki nakwifashisha kugira ngo gitange umusaruro mu bandi bantu. No mu iterambere ukomeze kugenda ukora, ukomeze kurutaho kuba umuntu w'umumaro muri sosiyete. Kera nyiga muri primaire, ndabyibuka twendaga gukora icya leta. Hari umwarimu wajyaga atwigisha, ariko akunda kuduhatira ibintu by'itorero. Akaba ari wa muntu ushaka ngo ebana tubeho nk'intore, tube tuza karasisi. Waramubona ukabona afite gahunda, ku buryo n'ikintu yakubwiraga yarakikumvishaga mpaka kikwinjiyemo, ukacyumva ukagisobanukirwa. Sosiyete nyarwanda ikeneye umuntu w'icyitegererezo, ufite umutima ukomeye, ubasha gufata inshingano, agakora ikintu gikwiye gukorwa, kabone n'ubwo cyaba kimuvunnye cyangwa se
kimugoye ariko kigakorwa kandi bivuye muri we. naho dusoreje ikiganiro cyacu rero, wakoze kudukurikirana. wanadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu dukoresha. njye nitwa Yambi Fabrice ku mbuga nkoranyambaga zose, mugenzi wanjye nawe yitwa Miss Isheja. wadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, ukajya ukurikirana ibikorwa byacu bya buri munsi bigamije gukura mu buzima bwacu bwa buri munsi, yewe n'iterambere ryacu rya buri munsi. ugira ibihe byiza, turagukunda cyane. Ciao ciao. Bye. Bye.